Abakobwa benshi ndetse n'abagore bafite amaragira ati ese ko amatike yashize boyfriend wanjye azijyana mu gitaramo wenyine, ese nzongera kubona crush wanjye gute? Dogiteri Nsabe cyangwa se Nsabimana Eric nawe ngo yatangiye kwirengagiza ndetse kandi atangira gusebya cyane amabere yamwonyeje aramukoza, kandi baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati rwose umwana urenzwe cyangwa se umwana uhazi arenza akaguru nyina. Ubwo sinzi niba hari ikintu uri kumvamo cyangwa se hari ikintu umaze gutora. Yego Claudine nawe rwose ngo iby'imbwa zatangiye kubirwaniramo, abenshi bari kugira bati rwose love is scam cyangwa se urukundo ni ibihuha. Ese koko nawe iriya story hari ikintu yaba yaragusigiye cyangwa se hari ikintu yakwigishije? Uko rero izo ni inkuru zigera kuri 3 ziri gutureninga cyane hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, gusa sinakabagirwa na Diamond ndetse na Bruce Melody. Reka duhere ku nkuru yacu ya mbere nk'uko nabiguteguje. Uwitwa King James yateguje abafana biwe yuko afite igitaramo ku itariki ya mbere z'ukwa munane, ariko ikibabaje cyangwa se igiteye agahinda amatike yashize nanjye ubwanjye yanjye naregura cyangwa se iyanjye narayitoramo, ariko ikintu giteye agahinda cyane nuko ari umuvandimwe wari wanyemereye kungura itike cyangwa se kunyishyura itike izanjyana mu gitaramo. Ese nawe itike yaragucitse cyangwa se muri babajene cyangwa se babongo cyangwa se babakobwa batazi n'inzira igana i Kigali? Gusa ngo King James yamaje guteguza abafana biwe yuko abafite surprise, ariko ubwo ndi kuvuga babandi bumva ibintu nk'ibihuha bagatangira kwizariza bikaza kurangira nyine batoye ibisigazwa cyangwa se batoraguye ibyasigaye. King James rero ukaba uzi neza ko nawe wari uri mu bifite cyangwa se mu bantu bateganya kuzajya muri kiriya gitaramo, wenda niba uzi neza ko uri umwana w'umubyeyi rwose nawe ngo ari surprise guteguriwe cyangwa se hari akantu yaguteguriye nyine ko ku ruhande nyine kateguriwe babandi b'indanga. Twikomereze tuve kuri iyo nkuru. Ubwo message yamaze gutambuka, niba uzi neza ko itike yagucitse, King James yatangaje yuko afitiye surprise abantu mwese amatike yacitse cyangwa se nyine mu makeya abantu mutabashije kubona uburyo mugura amatike kugira ngo muzitabire igitaramo cyiwe kizaba ku itariki ya mbere z'ukwa munane. Ariko ngo Dogiteri Nsabe nawe rwose ngo ameze nabi cyane, ari kugira ati cyangwa se atangiye kwishongora agira ngo nta muntu wanzamuye cyangwa se nta muntu wigeze ansapotinga, ngo Imana niyo yatsapotinze. Nanjye ngakubaza ni se Imana koko irazi kagusapotinga cyangwa ikoresha abantu bayo kugira ngo ikuzamure cyangwa se kugira ngo ikugeze ku cyo ishaka? Ngiye cyo cyari igitekerezo cyanjye. Ese wowe ubyumva gute? Imana izamura abantu cyangwa ifasha abantu kugira ngo ikugeze aho ishaka? Imana bwaza gufungura YouTube channel kugira ngo uzayizamukire, ahubwo nyine ikoresha abantu bayo bagafungura za YouTube channel ikazizamura nawe ukazazizamukira. Rero nyamuneka rwose kwishongora no kwihinura ntabwo ari akantu keza. Igihe cyose umuntu yagusapotinze cyangwa se igihe cyose umuntu yagufashije, utuma atangira kugira umutima mubi ndetse kandi agatangira kugabanya ubufasha yerezaga bagenzi bawe cyangwa se yatangaga ku bandi. Ubwe ngo umunyarwanda wagize ati rwose umwana urenzwe umwana uhaze arenza akaguru nyina. Igikanu cyaraje ari kugenda atikoraho agatangira kumva yuko nyine mu makiya watasubira inyuma cyangwa se atasubira hasi, ariko hari akantu amaze gusobanukirwa ibintu bya social media ntabwo ukwiye kubyizeramo cyane. Kabone nubwo waba ufite imitungo ibintu byose birahinduka, cyangwa se uyu munsi ubukize ejo ugakena. Birashoboka cyane yuko wenda uyu munsi channel nyine ishobora kuba itari kwinjiza amafaranga menshi, ariko nawe ejo wasubira hasi my brothers. Reka iryo teko turivuye kubera yuko ntabwo aricyo cyanzanye ngo, ariko muyango Claudine nawe rwose ngo iby'imbwa zatangiye kubirwanya. Nanjye nkibaza ni se ku ruhande rwanjye love is scam koko cyangwa barabeshye? Ngiye ku ruhande rwanjye ntabwo numva yuko urukundo ari scam, ahubwo abarubamo ni bo scam. Ngiye niko mbyumva cyangwa se niko mbitekereza. Ese wowe ubyumva gute? Ariko nanjye nkibaza ni se kubera iki abakobwa beza, abakobwa bibyuke, abakobwa bateneza, abakobwa bifuzwa n'abasore baciritse bakennye nkatwe, kubera iki babona abantu nibabahiriza agaciro cyangwa se nyine nibabumve nibabubahe? Icyo kibazo muranyibazaho umunsi ku munsi. Wayi abakobwa beza bateneza bagaragara neza bifuzwa n'abasore cyangwa se n'abagabo baciriritse, kubera iki babonye abagabo bafite buri kimwe batabahiriza agaciro cyangwa se batabumva? Nawe uze kumbwira ese wayi batabumva cyangwa se batabahereza agaciro? Gusa icyo twifuriza Muyango, Imana izamugene ndetse kandi izamufashe kuboneza ndetse no kugira amahoro n'umutuzo. Ntabwo tumwifuriza ikintu kibi na gato, kubera yuko nta kintu byatumara nk'abana b'Imana. Kanda subscribe, like maze share kugira tujye dukomeza kubana umwetsi ku munsi. Jya rero kumva nk'ibisanzwe amazina yanjye nitwa Iva. Izo zari inkuru ziri gutrendinga, ni inkuru zigera kuri 3. Iya mbere ni King James, iya kabiri ni ya Dogiteri Nsabe aho atangiye kwenura cyangwa se atangiye kubagirwa amabere yamwonyeje. Muyango Claudine nawe rwose kandi ngo abantu benshi bari kumwe kandi rwose birengagije yuko bamwe na bamwe ari bari umunabiwe nabo ejo bundi isi yazabigisha cyangwa se yazabahereza ukuri, kubera yuko muri buno buzima tubamo nyamuneka ntabwo ukwiye guseka umuntu, kubera yuko hari umuvandimwe wigeze kumbwira ati rwose najyaga mbona umusore afite imyaka 30 nkumva bitaba, nkumva nyine ari ikibwa, nkumva yaravunitse. Ariko ubu ngubu rwose ahubwo nanjye ndi kubona ngiye kwisatira cyangwa se ndi kubona muri ya myaka mukuru wanjye yararimo yari umugabo, ngo kubera yuko ngiye rwose ndi kubona n'abihumbi 100 ndetse kandi na vajune na dirigation na goals mfite ngiye nyine muri make yangiye kubera imbwa muri karitsiye.